Reka nongere ngo ikaze mukunzi wa Davis Entertainment nkubwira ngo komeza ugira ibihe byiza aho waba uherereye hose mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagarutse n'amakuru yacu n'amakuru y'imyidagaduro tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije. Mu makuru y'uyu munsi rero ndaza kubwira ko Titi Brown yavuze ku nkuru z'urukundo rwe na Miss Nyambo Ibyabo, rero ukaba ugiye kubimenyera muri iyi nkuru yacu. Ndetse muri aya makuru ndaza kubwira ko Patrick nyiri top 5 SI yashyize hanze ukuri ku ideni byavuzwe ko aberewemo na Debeni ndetse na Ngabo Omedari wamenyekanye nka Medi. Ndetse muri aya makuru Nyampinga w'u Rwanda umwaka wa 2020 Nishimwe Naomi yatangaje ko atazi neza niba iwabo w'umukunzi we Michael Tesfaye bazamusaba nyine gufungisha inyinya nk'ibyakorewe Medi. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Reka amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru ya Titi Brown aho yavuze ku nkuru y'urukundo rwe na Miss Nyambo. Umubyinnyi Titi Brown uri mu bafite izina rikomeye mu muziki w'u Rwanda yahakanye amakuru y'uko yaba nyine asigaye akundana na Nyambo Jessica, ahamya ko rero amafoto ari gushyirwaho arayafashwe ubwo bari bagiye nyine gufata amashusho ya filime cya bakinanye. Ibi rero Titi Brown yabibwiye itangazamakuru nyuma y'iminsi mike hakomeje nyine gusakazwa amafoto n'amashusho ari kumwe na Nyambo. Yafashwe rero mu gihe benshi bizizaga umunsi wahariye nyine wahariwe abakundana Saint Valentin. Mu kiganiro rero Titi Brown yagize ati ntabwo ari byo, ati nta rukundo ruhari rwose, atari ko se mubona Nyambo yanyemera, ati oya rwose ari amafoto yafashwe mu minsi ishize ubwo twafataga amashusho ya filime ye nshya. Titi Brown rero wirinze kuvuga izina rya filime ari gukorana na Nyambo ahamya ko uyu mukobwa ari we nyirayo, bityo ko rero ari we uzitangariza amakuru yayo, cyane ko ari we nyine yahawemo akazi nk'umukinnyi gusa. Ku rundi ruhande rero Titi Brown yavuze ko nyuma y'ibihe yanyuzemo mu minsi ishize ndetse n'uyu munsi akiri kunyuramo atarakira neza ibikomere ku buryo yumva nyine ko ibyakwihutirwa ari ukujya mu rukundo. Ibi rero uyu musore yabigarutseho mu gihe yari ari mu kiganiro nyine duherutse gukorana na Nyambo. We yemeje ko rero afite umukunzi, icyo kora abera ibamba umunyamakuru wifuzaga kumenya uwo mukunzi uwo ari we. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko Patrick nyiri top 5 SI yashyize hanze ukuri kose ku ideni byavuzwe ko aberewemo na Medi ndetse na Debeni ku itariki ya 13 Gashyantare 2024 muri gahunda ya Davis Entertainment ubuhanzi n'imyidagaduro mu turere. Nibwo twaganiriye na Beni Abayisenga akomoza ku nkuru y'uburyo Musanze habaye nyine ihuriro ry'imyidagaduro kuva kera nubwo bigenda bisubira inyuma. Muri iki kiganiro rero niho yavuze ko kuba abahanzi nka Debeni na Medi babereyemo ideni Wineza Patrick nyiri top 5 SI bishingiye ku mafaranga yabahaye muri za 2010. Yanavuze ko ari deni ryaba ryaranazamuye ikirego. Gusa mu kiganiro cyihariye twagiranye n'Uwineza Patrick yavuze ko kuri iki kibazo avuga ko cyarangiye. Yahishuye ko rero mbere icyo kibazo cy'igihari ni Medi gusa bari bagifitanye kuko ari we nyine wagombaga kuririmba mu gitaramo cye, ariko ntibyamukundira kubera urugendo yahise akora. Patrick rero yagize ati amakuru nyayo nuko ahari igitaramo nyine Medi yagombaga gukorana natwe, ubanza Beni yarabyumviseho ariko we akabivuga uko abyibuka bitari nyabyo kuko hashize nyine imyaka myinshi. Yagaragaje ko rero kugeza ubu nta kibazo bafitanye yaba Medi cyangwa se Debeni. Yagize ati rero njye nta kibazo mfitanye na bariya bagabo, nta kirego nigeze mbatangaho. Wineza Patrick rero ari mu bagabo bihagazeho mu myidagaduro nyarwanda bashoye atagira ingano mu bikorwa byayo kuva hambere, uhereye ku gushinga top 5 SI, gutegura ibirori n'ibitaramo n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru
ivuga ko nyampinga w'u Rwanda wo mu mwaka wa 2022 Nishimwe Naomi yatangaje ko atazi neza niba iwabo w'umukunzi we Michael Tesfaye ukomoka mu gihugu cya Ethiopia bazamusaba gufungisha inyinya nk'uko byagendekeye Meddy. Uyu muhanzi Meddy rero ubwo yari arimo atereta umugore we Mimi mbere yuko babana, amakuru avuga ko nyine yaje gutegekwa n'umuryango wa Mimi ko agomba nyine gusibisha inyinya ye cyangwa se akareka umukobwa wabo kubera ko mu gihugu cya Ethiopia umuntu ufite inyinya babifata nk'inenge. Meddy rero wakundaga Mimi cyane yanze guheba uyu mugore wari waramutwaye uruhu n'uruhande, ahitamo gusibisha iyo nyinya kugira ngo yubahe icyifuzo cy'umuryango w'umukobwa kandi akomeze nyine agumane na Mimi. Ntabwo rero abafana babyishimiye kuko ku mbuga nkoranyambaga bandikikaga bavuga ko bababajwe no kuba uyu muhanzi yasibishije inyinya yari afite, nyamara nayo iri mu byo bamukundiraga. Miss Nishimwe Naomi rero ufitiye inyinya kandi nawe akaba ari mu rukundo n'umusore uturuka mu gihugu cya Ethiopia uherutse no kumwambika impeta y'urukundo, avuga ko atazi neza niba nawe bazamusaba gusibisha inyinya ye. Mu kiganiro rero mu makuru ya Radio Rwanda kuri wa gatandatu ubwo yarabajijwe niba nawe ashobora kuzafungisha inyinya ye, Miss Naomi yagize ati biriya bya Meddy narabyumvise hariya ariko njyewe ntabwo barambwira kuyifunga. Ati rero sinzi niba bazanabimbwira kuyifunga. Ubwo rero yarabajijwe uko yabyakira aramutse asabwe kuyifunga, yagize ati ntabwo ndabimenya ariko ndakeka ko Michael n'umuryango we ibyo batabikomeza cyane. Miss Nishimwe Naomi rero avuga ko inyinya ushobora kuyihindura ukayifunga cyangwa se ntuyifunge kandi mugakomeza kubana mukanakundana ubuzira herezo. Reka amakuru yacu tuyahinira ahangaha, kwibutsa ko iyi ari Davis Entertainment, aribwo bwa mbere udusuye ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije. Turabakunda cyane.